Epo ni uyu ari abantu bose babonye ifoto yakoze nanjye narebye umusosi we mbona atari umusosi w'umusportifu buriya ukuntu umukinnyi cyane cyane wenda Rugajuru umutoza buriya masozi z'umukinnyi arimo arirukanka cyane cyane nk'umufootballer uhita ubibona nyine amatako ubona uburyo umuntu usanzwe ari umukinnyi ubu nkanjye bashobora kureba itako ryanjye n'irya Rugaju agatavuga ati sha Rugaju nta kitozo kare ariko nkanjye ariko bashobora kureba akavuga ati umenya hari utuntu dukeya ujya ukora niwo muntu wahise atangiye kugarukwaho n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagarukaga no kuri babazungu 11 kugira ngo iburemo abazungu byagorana ntabwo bari kubahira muri ibi gusa ikipe ya Rayon Sport byaratunguranye nk'uko n'abafana benshi bagiye batungurwa ni na byiza ko n'umutoza uri gutoza uburumami yabigarutseho agira icyo atangaza kuri uyu musore ariko ndi handi uvuga ngo Rayon Sport bisaba kwitonda cyane nibyo twigeze no kugaruka ahangaha isoko ry'ukwezi kwa mbere rikunda kuba gutera ibibazo cyane cyane ku ma ekipe yacu sito no ku ikipe ya Rayon Sport icyo kintu na mateka bafite kuri iyi merikato. Iyi merikato isaba ubushishozi, isaba amafaranga menshi kuko umukinnyi ubonye mu kwezi kwa mbere na mbere rimwe na rimwe iyo umuzanye ari umukinnyi mwiza ukomeye umuvanya aho yakinaga kumuvana aho yakinaga yegari kugura amasezerano. Iyi merikato yo mu kwezi kwa mbere rero iyo bigusaba kubugura amasezerano bigusaba n'ubushobozi. Ariyo twavugaga tuti ku ikipe nka Rayon Sport byabasaba ubushobozi bwinshi. Ndabyibuka dukora match ya Rayon Sport na Bugesera ndi kumwe na Rugaju, nibyo twavugaga tuti Rayon Sport kugira ngo byibuze baramire saison wenda batanabibara muri kadire yo gutwara igikombe cya shampiyona, bavuga bati cy'amahoro dushobora kuba twagitwara wenda ikipe ikazasohoka, dushobora gukomeza gufatirana ntituzarenga wenda iyo myanya ibiri ya mbere bitewe n'uwaba yatwaye igikombe cy'amahoro wenda ukaba wanasohoka. Ariko kugira ngo ibyo byose ubigereho birasaba imbaraga cyane cyane muri iri soko ryo mu kwezi kwa mbere. Izo mbaraga nta kindi ni ubushobozi no ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport buri mu nzibacyuho icyo cyo bagomba kukimenya. Rero iyo umukinnyi nk'uyaje abantu bita batekereza batese abagiye bo bari bamaze iminsi muri Reyabo biswa abazungu byari bihagaze bite ko nabo baje byibuze wenda ari merikato yo mu kwa gatandatu bagafata igihe bagakorana imyitozo na ekipe abatoza bari baranabaranze bamwe bimeze bite. Ariko uyu nguyu we aje gukora imyitozo ariko rwose muri merikato mu kwezi kwa mbere abakinnyi ukenera sabaza gukora test. Aho ni umutoza Romami yavuze ati ni umukinnyi bigaragara ko nta myitozo utiri buca ku ruhande kuko hari n'ibintu abantu bibeshya umukinnyi ntasaba recruitment ngo arasaba salaire gusa ngo amugumana ngo ukakomeza ukamurwaza ngo akazabakina wayaye. Uyu mukinnyi ntabwo ari kuri kariba y'abakinnyi Rayon Sport ikeneye mu kwezi kwa mbere. Aho uramworohereza no mu myitozo nagora abatoza ntarya umwanya w'abandi ukamubwira ati igeragereza ahandi udaciye ku ruhande bugiye. Si umukinnyi rwose wo kuba agaragara mu ikipe ya Rayon Sport yewe n'imyitozo. Nahoze mbona abakinnyi n'ijisho bamureba bari bumiwe. Uyu mugabo ari bumiwe. Uyu mugabo ubwe yagize atya araza aravuga ati ngiye mu metize. Wa mugabo urashaka tize ngiye mu myitozo sinsaba byinshi mu metize. Uyu muntu ushaka tize uyu muntu we wakinnye mu buzima bwawe aravuga ati ngewe kigiye rwose nakinnyeho no muri Azerbaijan. Imyitozo ni ibintu byanjye cyane tingiye mfite profile nanaremereye muve kuri ibi ngibi mupfa kuzana abantu muraruza mutazo mu bakuriye ngewe ndi piyo ndi umukinnyi wabafasha cyane. Rayon Sport abantu batise tumwizere abantu bati mumwizere murebe mw'abantu umuntu ushobora kuba ateye ubwoba. Okay, muri wa mwanya bari kumwizera ariko ga umutaramu yakoze agashya ka mbere yakoze nuko yageze mu myitozo abantu bakaba bati n'uburyo ufunga rwose urabona ko ntabwo bimeze neza. Nuko
imyitozo nta mbaraga, kontrole ya baro ntayo, uburyo none bw'imikinire afungisha baro amenyo ya godiyo nahise nikanga rero yatinyemo mu by'ukuri byarangiye uyu mugabo mu by'ukuri agize ibibazo bikomeye, agize ibibazo bigoye, abantu baribaza batese duhita tumubwira yuko atemerewe gukomeza imyitozo cyangwa tumureke abanza ayikore asoze tubone gufata icyemezo. aramureka arayikora arasoza abajera mami n'ibiriya yatangaje abaterekareka nta kintu kirimo. ati biragaragara yuko nta myitozo afite, ati urebye hari umuntu wahoze amuserereza ngo uyu mugabo ngo namuzi ngo dukorana umuhanda ngo za Masoro ngo mu ikipe ngo y'abafundi oya n'ibyo by'abantu baba babeshyera abandi ntabwo twabura ngo ntabwo yabaga mu Rwanda ngo babubeshyeye rwose ngo yiziye avuye hanze ntabwo yabaga mu Rwanda aje muri test. ariko uko bigaragara ni umuntu ubikunda, ariko urebye rwose umubiri we ukareba uko akina aya rwose wapi kabisa. ye nakoze ukuntu afunga agasatsi ke Van Dijk wo mu Rwanda oya ntago byakunda. ubundi test ntago ari ikibazo, test ni Burayi barazikora. yego Burayi yatura yakoze test muri Arsenal, ni ibintu bisanzwe. ba Martinelli barazikoze muri Arsenal. hari abakinnyi benshi, uyu musore uri kwatakira Sunderland Nepo ni Sunderland Nepo uravuga Igor Thiago Brentford rwose amateste byari za test muri Arsenal kanga bibaho abakinnyi bakora test. ikibazo nyine rero nyine ntari ukuri ikipe y'abafana ifoto ziba zamaze gusohoka, baba bamaze kuvuga ati ibitangaza biraje mu mujyi, ibintu birakomeye, mwigireyo Rayon Sport irahitana umuntu babireba bati niko disi we ko tubamaze. donc warabireba ukabona ni ibintu bikomeye cyane, ubona nyine babikabirije. ariko ikipe z'abafana zimerereye, ariko ntabwo navuga yuko ari ubuyobozi mu by'ukuri buba bwabikoze cyangwa se babwo wenda bwifuza yuko abafana babifata gutyo. abafana nyine babyinterprete uko bashaka. umva pasi director muri televiziyo ngo mureke Haaland babareba bice gace ibintu bicika. none se Rugaju utwinjiza mu idosiye rero kuba yakora test umuntu aje akakubwira ati njye nakinnye umupira hano muri Azerbaijan, jewe mfite tara, nawe ukareba kiriya gitaye akiriya myaka umenya bavuze ari y'amadolari ntabwo ari iy'iminyarwanda 26 menya ari y'amadolari. uko baba babibaze kose, uko baba babivuze kose, kumushyira mu kibuga ntabwo ari ikibazo. mu myitozo rero na hypinga abayobozi babimenye ko mu nzovu ikibi ni uko bamuselekisiona nyuma yo kubona adashoboye. ntabwo ko umuntu yaza akakubwira ati njye mfite uru rwego, ese nera abakinnyi yagiye muri test bikarangira banakonvensa ahubwo n'abakinnyi banakomeye. yagiye yakira abakinnyi benshi rwose itabaguze, bakanyura muri test bagapuruva bakazaba abakinnyi beza cyane. ikibazo cyaba ari ukuvuga ngo ko yakoze test mukayibona ko adashoboye kukimwamuha amasezerano. hanyuma se rero nta kibazo ngembe uyu tumuvuyeho ari uyu we baramusezerera nta kirimo. yego amakuru kurura ubundi najya ngo nyine tubyinjiramo. baramusezerera uyu ngo uko wabibonye wowe urebesheje ijisho ry'umunyamupira uriya reka nkubwire nashyira baro nanatera umupira nanawutera ubona rwose n'uburyo ufunga n'amapasi nyine yandi agera ku muntu. kandi njyewe narebye taye yonyine nkahita nkubwira uyu muvandimwe umenya na Jim ntayakora.